Muraho bantu b'Imana, nanone tubahaye ikaze kuri Mwigengesero TV, tuboneyeho nanone kubasuhuza mu izina rya Yesu kandi tubashimira Imana. Pawulo niwe wajya kuvuga ati mbashimira Imana urudaca. Nagira ngo nanone dufatikanye ijambo ry'Imana rijyanye no gusenga. Abantu benshi barasenga, amadini yose arasenga, abayobye bakavuga ko basenga n'abatarayobye byose byitwa amasengesho, ariko amasengesho y'ukuri ni ayahe? Reka dusenge. Mwami Yesu murengezi wacu, ngo nidufashe muri iri jambo dushyigikire kandi ryubake imitima yacu, risenye ibikwiriye gusenyuka, ryubake ibikwiriye kubakwa. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Amagambo rero ngira ngo tuganireho ni amagambo yanditswe na Luka mu bice 18 umurongo wa mbere tugeze ku wa 8. Umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije. Abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana, ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Amara iminsi atemera, ariko aho ageze haribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Nuko umwami Yesu arababaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se iyo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Aya magambo Yesu yayavuze yerekeje ku bintu byo gusenga, ko dukwiye gusenga tutarambiwe. Rero gusenga, umuntu agomba kugira icyo asengera. Hari abantu benshi bakunda gusenga amasengesho adafite icyerekezo. Nari ndiho nganira n'umuntu arambwira ati nuko nsengera, ati mfite ikibazo cy'inzara. Mubwira ko nta masengesho y'inzara abaho, yirukana inzara abaho, ntayo. Ahubwo hari ibintu byirukana inzara. Ndamubwira nti icya mbere amasengesho uzasenga, ni icya mbere amasengesho habamo kutarya. None ufashe kutarya ukwirukanishije nanone kutarya, ubwo se urumva birakunda? Ahubwo nibihura birakujyana, biragukubita, urahura n'akaga. Niba ufite ikibazo cy'inzara ugafata iminsi 2 ugasengera inzara, ni inzara igiye kwiyongera ku yindi, kuko iyo umuntu yasenze ayiyiriza ubusa. Ndamubwira nti rero ikintu kijyanye n'inzara ntabwo kirukanwa n'amasengesho. Inzara yirukanwa n'ibiryo. Nahubwo urahita ushakisha ibiryo byo kugira ngo biboneke, nabyo ntibiboneshwa amasengesho, ahubwo biboneshwa no gukora. Tuvuga ngo uramanza ugakora, wamara gukora wiyushya kuya, hakaboneka ibiryo ukarya, inzara ikagira ite? Igashira. Ahubwo ushobora kwibaza icyo numva umuntu yashobora gusengera ku kibazo cy'inzara. Wasenga Imana uyibaza aho iyo nzara ituruka, izaguhishurira. Yesu rero yavuze ko Imana itashobora kurangarana intore zayo. Abo twagiye tuganira kenshi, hari umukobwa umwe yari akuze mu itorero, hanyuma akajya asenga Imana ngo imwubakire urugo, ngo imuhe umugabo. Nuko umunsi umwe nibwo twaganiraga, mu biganiro twaganiriye, ndamubwira nti Imana urugo yararukubakiye, ariko icyo ubura ni ubwenge. Andeba nabi, arambwira ati se mwarati ubu nta kuntu umuntu aba ataragize? Ndamubwira nti
ikore mu gatuza umbwire ikintu gihari mu gatuza ke. Nuko mbona arasetse, ndamubwira nti ikintu uri kubona kiri mu gatuza cyawe ni iki? Arambwira ati ni amabere. Ndamubwira nti rero akamaro k'amabere niyo ni itike ikwemerera kuzubaka urugo. Impamvu Imana yaguhaye amabere ni uko yateganyaga kuzabyara ukonsa, kuko ntiwakosa, ntabwo watunga amabere utazonsa. Imana ibyo ntiyabikora, keretse wariyeguriye Imana uri nko mu miryango y'abihaye Imana. Ariko bivuze yuko isaha iyo ari yo yose yinjiye mu by'abagabo, ari umukobwa cyangwa se ari umubikira, yabyara. Nicyo bishatse kuvuga. Mbonereho kubwira n'abamama batinze kubyara, niba ufite amabere mu gituza cyawe, ayo mabere Imana yashyizemo, hari umwana ugomba kuyonka uko byagenda kose, kuko hano Bibiliya iri kuvuga ko Imana itazakurangarana, kitarangara na intore zayo. Aya masengesho rero, abantu benshi dukunze gusenga amasengesho, tugahora mu masengesho. Ejo ukumva umuntu yagiye mu cyumba runaka, ku wa mbere, ku wa kabiri yagiye mu cyumba ahandi, aho yumvishe ngo hari ububyutse, akagenda akajyayo. Hari n'abava mu materaniro. Hari umuntu wari warashinze icyumba cy'amasengesho, yari umubwirizabutumwa, agishyiraho ku cyumweru. Barangizaga amateraniro agashyiraho icyumba cyo gusenga. Noneho icyo gihe bakintumiramo, njyayo. Ngezeyo, hanyuma mu mwanya wo kwigisha ijambo ry'Imana ndigisha, ariko nza kumwegera ndamubwira nti rero iki kintu wakoze ntabwo ari cyiza, nubwo uri umukozi w'Imana mugenzi wanjye, ntabwo iki kintu wakoze ari cyiza. Tuganiriye, ni uwagukurikirana, nubwo byitwa ngo ni amasengesho, ariko hari ubucuruzi urimo abantu batazi, ariko wowe uzi. Ese ni ubuhe mwarimu? Ndamubwira nti ese umunsi w'icyumweru ni umunsi w'amateraniro. Niba abantu bateranye, abaririmbyi bakaririmba, iteraniro ukarisoza, ukongera ukazanaho ikindi cyumba nanone ngo nibatahe bajye kurya bagaruke, ndamubwira nti ibyo bintu uriho urakora uri kunetraliza amateraniro yabaye. Uri buze kwigisha ari bubahanaguremo ibyo bigishijwe mu gitondo mu materaniro. Iwasuzuguye amateraniro, bivuze ko ayo materaniro yabaye mu gitondo, abantu bakinjira bagaterana, abaririmbyi bakaririmba bakanatura, ukongera ukazana ayandi materaniro. Ndamubwira nti Imana irakugaya, ntiwibwire ko igushima, ni kandi mu minsi iza ibi bintu bizasenyuka. Aranyumva, arambwira ati rero mwarimu, ati ngize umugisha ukomeye, ati nubwo nari nagutumiye, ati nuko abantu baragukunda, buriya ngira abantu bankunda, ati abantu baragukunda, ati iyo uri kubigisha, ati tubona bafashwa, ati nuko. Ati rero ngiriye umugisha, ati kubuje ukambwira ibi bintu. Ndamubwira nti ese mwene da, reka tuguhindura Imana, wowe ugiye kuba Imana. Abantu bagusenge mu gitondo, babyuke bakaraba, boge, baze mu materaniro, umubyeyi ashyira abana imbere ye, ati muze tujye mu rusengero, hanyuma baze baririmbire Imana, bature, batange amaturo. Nurangiza nibamara gutaha, hanyuma uvuga uti aya materaniro nta kigenda, ujye kubona umuntu azanye andi materaniro, we byakunezeza. Nibuka umukozi w'Imana umwe, abantu bari bariho basenga, bakoze amasengesho y'iminsi 3, bari gusenga Imana, bari gusengera umurimo w'Imana kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere. Hanyuma bagiye kuyasoza, umuhanuzi arahanura ngo nubwo mumaze iminsi 3 hano musenga, aya masengesho yanyu ntabwo nayumvise.
ngo ntabwo nigeze nyumva, ngo ntabwo nigeze nyitaho. Hari harimo umuntu w'umunyabwenge usobanukiwe neza iby'umurimo w'Imana. N'abo basenze iminsi 3 batangira kujya mu kababaro bati yo, iminsi 3 yose tumaze hano ntabwo Imana yatwumvisha. Babiganiriza uwo munyabwenge wari urimo afite ubwenge bw'Imana. Haramubwira ati se buriya buhanuzi wowe ubwakiye ute, ubwumvisha ute? Kandi abantu benshi niho twakunze kuyobera. Utese tuhayobera dute? Bibiliya ivuga yuko ngo nimba abantu bateranye hakabaho abantu bagahanura, hagomba kuba harimo abantu bafite impano y'ubwenge bakagenzura ko ubwo buhanuzi koko buri guturuka ku Mana. Hari ubuturuka mu kuzimu, hari ubuhanuzi buturuka mu kuzimu, hari n'ubuhanuzi buturuka mu bitekerezo by'abantu, hari bitewe n'urwango abantu bafite, bitewe n'ishyari abantu bafite. Noneho iyo hatarimo abantu bafite umwuka wera ngo ibyo bintu babigenzure, barabyakira byose bakabifata nk'ukuri. Noneho uwo wari ufite ubwenge aravuga ati se atuye umuhanuzi yavangiwe. Imana iri kuvuga ngo ntiyatwitayeho, iravuze ngo nubwo mumaze iminsi 3 hano, iyo yamenye ko tumaze iminsi 3 hano. Noneho umukozi w'Imana aravuga ati se tumaze iminsi 3 hano, Imana yamenye ko tumaze iminsi 3 none turayashoje, nibwo iri kutubwira ngo ntabwo yatwumvishe? Ati yamenye ko twahageze ntiyatwumva. Nuko nibuka rimwe hari umusore nari mfite ku itorero ashaka gukora ubukwe. Aragenda bivugana n'umukobwa bagombaga kubana, arazanyaka icyemezo cyo kuzajya kwerekanwa ku itorero ry'uwo mukobwa. Hanyuma umunsi yagombaga kujyaho ahura n'abahanuzi, baramutumira bateka ibiryo byiza, barangije baramuhanurira. Umwe aravuga ati umva uko Uwiteka avuze, ati Imana iravuze ngo umushinga w'ubukwe ufite ntabwo ari wo, warayobye. Hanyuma icyakurikiyeho ni iki? Yavuye ahabihinduye, araza arambwira ati ha hantu ntabwo nzajyayo. Ese kubera iki? Arambwira ati fata ko ntazajyayo gusa. Ndamubwira, yaransaze ku rusengero dufite n'amateraniro, ndamubwira nti se bari kuzakorekana ku cyumweru? Ati mu nama ndakoresha, ni numva nguhagurukije turaguhagarika, ibyo utekereza byose ndahita nguhagarika mu iteraniro. Ni kuko urashaka gusuzuguza uwo mwana w'umukobwa, ufite abantu wahuye nabo. Nuko nibwo yazaga kumbwira ati twari turi guteranira kwa kanaka, ati nuko umuhanuzi arambwira ngo inzira ndimo ndayobye, nzahura n'akaga. Naho kumbi bari bafite undi bashaka kumushyingira, bakamwangisha uwo bashaka kumushyingira. Ikintu cyantangaje, ubu amaze kubyara 2 kandi nta kibazo afitanye n'umugore we, ariko yari yahanuriwe ko ngo inzira arimo yayobye. Si igitangaza rero ko twayoba cyangwa nanjye nkayoba ndi mwarimu. Bibaho na Eliya yigeze kuyoba. Burya Imana yamubwiraga ngo nasubire inzira yo mu butayu, yari yayobye, ashaka kwiyica, ashaka kwiyahura. Nuko ikibazo si ibyaha dukora, ahubwo ikibazo ni ukubigwamo, tukazabipfiramo, tukazabiboreramo. Dufite umurengezi ku Mana. Rero nubwo narondogoye ayo magambo yose ndi kuvuga, nkunda gukoreshamo imvugo kurondogora. Kurondogora ni ukuvuga amagambo menshi, cyangwa se ukasa nk'ujya hirya ntibihure na teme wari ufite. Aya masengesho rero yo kwiyiriza ubusa Yesu yasenze avuga ko abantu badakwiye kurambirwa, ndashaka kuvuga amasengesho yitwa intumbero. Navuze ku mukobwa wari ukuze wakundaga gusenga Imana, ndamubwira Imana yakwemereye urugo, mubwira ibimenyetso byerekana ko urugo rwe ruhari. Nuko ndamubwira ahubwo aho urushakira so utari ruri,
nibwo namubwira nti ngwino njye kukwereka aho umufasha wawe aherereye, muha amafaranga, nshaka amafaranga ndamuha, ndangije kuyamuha ndamubwira nti tugende, turagenda. Icyo gihe twagiye ahantu abamotari bari, tujya kuvugayo ubutumwa mu bamotari. Tugezeyo ndamubwira nti rero ndatangira kuvuga ibya Yesu no kubararika ngo bazaze gusenga, ni wowe uhita uvuga ko tumanza kujya kunywa icyayi. Turagenda, tuhageze ariko byamuteraga isoni, namwe murabyumva. Umurimo w'Imana uragoye, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Tugezeyo ntangiye kuvuga ubutumwa, aravuga ati mwaratewe, mureke tumanze tunywe icyayi. Bigaragara ko rero abo bamotari bari biriwe aho ngaho bahagaze aho, babuze n'abagenzi, bagize amahirwe babona umuntu ubagurira icyayi. Turagenda, umukobwa arishyura, yishyuye amafaranga namuhaye. Nibyo bita kuroba. Buriya ifi ntabwo ushobora kugenda ngo ujye kuyiroba udafite ikintu washyizeho. Hanyuma rero atugurira icyayi, atugurira amandazi, turarya turanywa, baba abamotari baranezererwa. Ndababwira nti rero nifuza ko ku cyumweru muzaza kudusura ku rusengero. Uyu mukobwa arababwira ati rwose muzihangane muzaze. Baraza baratsa amapikipiki yabo, baza ku rusengero, basanga nanone nabateze undi mutego. Uwo mukobwa niwe wari muri serivisi yo kubakira, usanga twabatekeye, turabagaburira, turangije kubagaburira noneho barataha. Batashye bajya mu kazi, bambwiye ko amafaranga bakoreye batigeze. Bavuze ko bakigera ku maseta y'ahantu bakoreraga bahabonye amafaranga icyo gihe. Nyuma rero muri uwo murimo w'Imana bakajya baza gusenga, bose ntabwo bakomeje gusenga, bamwe baraguye basubirayo, ariko 4 muri bo barakomeje. Muri abo 4 rero havutsemo uwasabye uwo mukobwa, amusabira kuko ngo azi guteka neza, ngo ibiryo byarabiriye yumva biraryoshye, aravuga ati ndamutse uyu muntu ambereye umugore najya ndya neza. Muri iryo vugabutumwa rero nakoze, intumbero nari ifite cyangwa se amasengesho nari ifite, kwari ukugira ngo uwo mukobwa abone urugo. Icyo nashatse kuvuga ni ikintu, uvuga ngo amasengesho usenga, wakagombye gusenga ufite icyo bita intumbero. Ntabwo uzabwira Imana ngo niguhe igishoro ngo ucuruze. Uzasenga amasengesho uzahodoka, ntacyo uzabona. Ahubwo senga Imana iguhe inzira unyuramo kugira ngo ubone igishoro. Noneho numara kubona igishoro, ubaze Imana uti ese Mana, nzacuruza iki? Ni ikihe kintu nacuruza nkunguka? Aba ariyo masengesho ukora. Niho rero Yesu yabwiraga uyu mupfakazi ajya kuri uyu mucamanza, yari afite icyo ashaka ko bamurengeraho, yari afite icyo ashaka ko bamukiriza. Niyo mpamvu nk'uko nagiye kuvuga ubutumwa ku bamotari, nagiye kuvuga ubutumwa, intego kwari ukubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Nari nzi ko mu butumwa bwiza havukamo abagabo beza, mu butumwa bwiza havukamo abagore beza n'abagabo beza, mu butumwa bwiza havukamo inshuti nziza, mu butumwa bwiza habonekamo ibintu byinshi, habonekamo n'ubutunzi. Kuko ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu mu butumwa bwiza habonekamo n'amafaranga, ari nayo abantu benshi usanga nza nkunda guhura n'abantu, umuntu wese ukumva haravugishwa ngo n'amaturo. Ayo maturo ni ay'abakristo batura, si n'amafaranga ye. Ugasanga umuntu wese ukandagiye n'umusizi ngo twarabamenye, ngo twarabamenye, bari ku kibazo cy'amaturo. Abana b'Imana bagira amafaranga kuko bazi gukora, nta mwanya wabo ujya upfa ubusa. Niyo mpamvu abantu bicara bakabibarira, biba byavunye abantu b'Imana. Mu butumwa bwiza rero nta kintu kitavamo. Niho rero Yesu yabwiraga arababwira ati musenge mutarambirwa. Icyo usengera ntugaceceke utarakigeraho. Nicyo bishatse gusobanura, no kuvuga ngo nimba watumbiriye ikintu ushaka kugeraho, senga Imana usenge.
ntabwo uzasenga Imana ngo niguhe inzu, ahubwo senga Imana iguhe imirimo ukora. Iyo mirimo ukora izaguhesha inzu. Imana rero ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Abantu benshi dukunze gusenga tugahora mu butayu, ejo twasengeye aha, ejo twasengeye aha, ejo twasengeye aha. Benshi bamwe bagakurizamo n'ubukene, bagakurizamo n'inzara. Ariko ndibuka muri 1996 nari umubwirizabutumwa, noneho nkajya njya guhingira amafaranga. Ndi umubwirizabutumwa, icyo gihe twakoraga umurimo w'Imana ku itorero, nahembwaga amafaranga 5,000. Banyongeje muri 2007 nahembwaga 5,000. Itorero ryampaga 5,000. Ubwo rero kugira ngo nahembwaga 5,000, noneho ariko tugahinga kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Twagiraga abashyitsi ku rusengero bagomba kwakirwa, bakitabwaho. Ni muri urwo rwego rero twakoreraga Imana, tukajya gushaka amafaranga, tugatunda imicanga, tukabumba amatafari. Amafaranga tubonye tukayikenuza, andi tukayakoresha mu murimo w'Imana. Hari umugabo umwe wari umukungu, yari afite inka, njya kumusaba akazi, ndi umubwirizabutumwa. Icyo gihe marete twari dufite, nari mfite yari shitingi, nari narayidodesheje muri shitingi. Hanyuma angiye kumwaka akazi ko guhinga, yarahingishaga, yari umuntu ukunda guhingisha cyane. Arambwira ati urakoze cyane. Nuko akazi arakampa, akanjyana ahantu guhinga amashaza. Twataha akampurwira, akampambira urwiri rw'inka ze, nkataha ndwikoreye ndi umubwirizabutumwa, ariko nezerewe cyane. Kubera iki? Namukuragaho amafaranga. Ntabwo nababazwaga nuko nikoreye urwiri, ahubwo nanezezwaga nuko ejo nzongera nkagaruka nkamuhingira akampa amafaranga. Icyo gihe twahingiraga amafaranga 50. Ni nayo mpamvu rero buriya ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Ngo kuko ushatse abona, n'ukomanga arakingurirwa. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose uzashaka uzakigeraho. Rero Imana ibaha umugisha. Nagira ngo rero mu masengesho dusenga, tujye dusenga Imana ituyobore, tudasengera ubusa, tugasenga amasengesho y'inzererezi, adafite intego, adafite icyerekezo. Ariko iyo dusenze dutitiriza, dufite ikintu duhagazeho, dushaka kugeraho, icyo kintu Imana ikiduteramo inkunga. Niba uri umugome, nk'abantu bakunda kurwana, ukaba uri umurwanyi, yewe ari no mu gihugu runaka, ari nk'umuperezida ukunda intambara, ibintu Imana iguteraho inkunga ni ukubona intwaro. Abantu barakubwira bati tuzagutwerera inkunga z'imbunda, abandi bakavuga bati tuzagutwerera n'abarwanyi, kuko ibyo bintu nibyo biri mu mutwe wawe. Nimba ukunda gufasha abaturage, uzahabwa ibifasha abaturage, uzabona imishinga gutyo na gutyo. Ubaye uri umugome utuye ku gasozi, uzajya uhura n'abantu b'ibirara bakakubwira bati kanaka twamugenza gutya na gutya. Ubaye uri umukozi w'Imana, Imana izaguhuza n'abantu batandukanye, abantu bose bakorera Imana uzi, Imana igenda iguhuza nabo. Hari utureyo, hari amakonegisiyo Imana yashyizeho igenda iduhuza nabo. Naratangaye cyane, nagiye mu Bubiligi, muri Belgique, ntungurwa no kubona abantu bavaga mu Bufaransa bakansanga mu Bubiligi. Abantu bagatega indege bakava muri Amerika bakasanga mu Bubiligi. Abantu bakava mu Budage, umuntu akava mu Budage, tugahura, tukagira ahantu duhurira. Imana impera umugisha abakozi b'Imana bari mu gihugu cya Belgique, bitanze bakadufasha. Nabonye ukuntu bitanze, ukuntu bita ku bakozi b'Imana. Imana ibaduhera umugisha, kandi Imana izabaha iherezo ryiza. Rero ikintu cyose ufite mu mutima wawe cyangwa mu mutwe wawe, Imana izagutera inkunga yacyo. Rero mu masengesho dusenga, dusaba Imana ituyobore mu masengesho,
kandi Imana yavuze ko niba ufite ikibazo runaka, icyifuzo ushaka kugeraho, uyu mwaka wa 2026